none cyose tukagira bikora ibibi tukagira tukabikora Anita numva nabishatse reka tubikore nta kibazo agakingirizo tujye kukibona hari ikibazo agakingirizo tujye kukibona agakingirizo Umageti Rame fire hano kana mugabo mu niko nyakora muri buri munsi y'urusyo ubigena guhamagara ni ubukita gushaka nabi kandi muri bejo naranasomye gushaka ni byiza ariko kudashaka bikaba byiza kurushaho iyo muri kizi jambo ntabwo uba unyicaye imbere ariko papa Kate nuko ukuri kumbwa n'uburyo waranyicundeba hejuru muhicunda baheje uzabwiye so asubiza indongoranyo yanjye nuko teremaze gusaza niyo yanyu ubundi sana nakuzaniye iki ariko papa Kate wambwiye ikibazo gihe ukagereka kumbwirana buri munsi buri kutashye buri munsi usiko umutima wanjye ujya kuzaturika ko yakumbwirana nzarwara umutima kwe akasereka mubaze ubundi madamu uko nakuzaniye bikusa neza usigaye nkubona ufite agasura gute nka kifarashi n'undi wabaye ubundi reka nkubwire rero ngo mubwire ibintu buriya ibintu twari dukoze wanamvuna ngo urujya nuko nakwihoreye wagiye uhena neza mu kazi nuko mukutangiye kumbwira nabi utangiye kubona abandi bagore bateye neza bameze neza bakiri bato tuhagaze none utangiye kuzajya umbwira nabi ngo none ngo ufite udusura utazi uko dusa reka buriya reka nkubwire madamu sibyo buriya kera narakubona nkabona ate nk'igitunguru hasi ariko ubusigaye mbona ubwo butafari ntabwo ari amabuno uyoba butafari ubu reka mbere ubu usigaye nkureba kuva hasi kugeza kugira ngo bya birindanye biba biri mu mirima cyangwa mu biceri cyangwa n'ibiti bya mishinga biri mu mpundu mu bikiko ariko bagomba umuharara vuba kandi umuntu ahagavu ubwo utangiye rero kubona ntakiri mwiza ntakinyuza amaso yawe none utangiye kumbwira yuko ndi ngaho nta soni utinya kumbwira gutyo njye mpamagare so ntamubwira aza atware ishyano rye ufite umusatsi wawe ngo n'intuze n'ubwawe bw'urukwavu utangiye no kuzana no kuvuga ngo ugiye no guhamagaza imiryango ubundi reka nkubaze ubundi ko nta mugore umwe ubwama byagenze bite uri kumbwira nabi byagenze gute kuba ukunda kumbwira nabi mbwira ikibazo gihari tugikemure njye nawe nta wundi muntu wo ku ruhande uzaza ngo agikemure kwasa gusa waya ngo ni igitaka reka nkubwire ubu ngubu reba ibyana byose twabyaye cyose bifite amasura waya nari nkongoro waya ni ibikona koko ibikona nibyo iri kote rya nzobe barusha inzobe nta muntu urimo dusa inzobe ubu hari nta n'ufite inyankiya ireye waya niyo minsi ijorisha wari umuntu yifite mu bantu bose kinywanyi kiri guteze mana aho ujanga hasi cyane bana rinje kazi cyane uko shidikanyaho nimba ariho cyancanze mana ndabona ari hari ese ko mbona mana we ko mbona ameze nk'ikijuma cyapfubye urishimye kuza ahantu mana nigakima kubera iki se mana kwa grafre usanga bintu madamu ye kwababaye wakiwaki kandi grafre ngenzi kwa grafre mani n'ubufu mwana mani bofre wahangano abangamiye mushiki wanjye bikomeye cyane ngenje kuri ibibazo byaho ngaha bimaze iminsi miremire cyane nshaka kureba ko nsiga mbikemuye mana ahubwo we ntabwo ubizi nje kureba inshinzi ngo ni mushiki wawe yananiye grafre n'abana nta nubwo arabe yamuciye inyuma byose wari ubizi reka tuve mu magambo none tubikore tugende turebe icyo dukomora natwe turi abantu tugereyo sawa ese mugambira ko twashakanye dukunda umunda nanjye ngukunda none byagenze gute kuki buri kumbwira nabi kakundwa n'impere karamizwe ntutse nahise reka nkumaze ikibazo kimwe reka mpamagare Christian urebe ukuntu afite ububingo aya nubwo intuze Christian arivuze ko ngukora ngo gutwa nacyo bahana Christian yako gihagaze hano bahana kahagara ngo bakore ndekira umwana nuko azajya umubwira nawe ariko madareka ubu nta soni ufite iyo utinyuka kwa mpagarika kakahungu waye reba ukuntu areshya waye ni icupa ry'inuze rya cyapeti n'insingi n'insingi nini ntibareshya basi uzajya ubwira ngewe wamenyere kubwira dore ko ngiye no kurwara umutima urwo niba Christian nagiye kwa Christian ninda we mujyaga nkaka nkongoro cyaba bijyaye niba nakubyaye nta bakubyaye gutyo ubwo bubinga waya mu bushundu kera uburyo botsaga no murabizi iyo wasaga ikajya mu mabunda mbese dore umutwe yemeze nk'uwawe dore n'amatama ameze nk'ayawe aringaniye atari na manini cyane no si ujya ngo azase nani uzi ko hari igihe ushobora kuba nkamushyingura mureba
Uyu se wivuga gutyo umugabo. Ibyo bintu ntabwo bikibaho. Reba na bya bihungu bindi biri hariya se. Christian. Karame papa. Karamezwe mpirika. Reka nkubwire mata sivye gukubira. Uyu ururwana ntabwo ndiso, ntabwo ndiso n'ikindi gihe. Turashobora none. Kumbwira umwana na. Ukuntu utumye umwana wanjye itagenda umurakaje umubabaje. Amatwi ameze nk'ibikoboko. Ngenda birambiwe ndabirambiwe. Amatwi urabona ameze nk'ayo. Urasekeje Thomas. Reka mfunge na bibiri. Ndabirambiwe. Ntabwo urwanjye. Ndabirambiwe rwose kumvikana. Usarambwe ngurabirambiwe. Senaturitse iwacu ndisugi ntubizi. Se wa mbere wangiye none uri gututangiye kumbwira gutyo harahandi se nayikuye. Reka nkubwire sibyo. Soni. Biriya byana byose guhera ubu nta na kimwe dusa. Reba Christian. Reba ntuze. Reba Ketia sibyo. Urebe uriya Alfonsina. Urebe n'uriya bari kwita shangazi. Uriya nzamubonera umugabo. Mukabyara mwe. Bana we. Uziko ushobora kuzatuma ndera ndi umusaza. Kikaragisa nk'impuze. Ewe. Gaho mbwiye wowe kubyumva. Urabyumva? Akusira gupakete. Uwa mbere wo munteye kuwa mbere. Indi ndayo wimuntera kuwa kabiri. Indi ndayo yintera kuwa gatandatu. Indi ndayo yintera ari kuwa gatanu. Ubwo bugira ngo mbigenze gute kuko kweli. Yego ko mara isi nijoro. Ariko ibyo byabaye mu mwaka mu myaka 5. Kuziko yamfite inanga nk'izitungo. Gusa izo nanga zibaho. Sabe ahubwo reka nkubwire. Hehe. Ibiryo nta mukero uri hano se. Waho mutangira murabazi mwe muri bandi. Utangira uramuzi cyane. Ikinacyo. Muzamuka musubire. Baze musubire mutoka. Oya, baze mwipireza kugutambira nibi. Ariko buretse gato. Akuzi kangani muri famille bro. Nisho nimwe bajyaga bavuga. Jewe hano ni muri famille ukumagarika nkandi. Mutambuke banyakuru. Ufite n'agasuzuguro murareba nk'inzererezi. Bazabajyane mwigororero. Chesko hagenda senye. Takase. Izabyoroshya ntitugerane mu ijuru. Izabyoroshya. Anita. Ngwino hano. Izabyoroshya nitugere no mu ijuru. Izabyoroshya. Anita akuzugera rero ngomagara ko njumvaga. Sinaje. Ahubwo muri cyo nshakira. Anita ngwino mupi. Azanita termos. Aki termos yo natayogeje Anita uburi mu mayi. Sinayogeje. Zana hano. Anita kunshaka kugo. Kunshaka kugo Anita. Agaki. Ikoro byagenze cyane. Anita. Uhaga kuri. Ngambye. Ako soma bujasanze bino byombo tutatwabirangiza ko byose. Mabuja sanze bino byombo tutatwagira. Ariko Anita, mabuja reka sanze ariko ibyombo Anita nsiye no byombo cyenyine. Nako kimfasha. Ariko Anita, reka nkubwire ibyo tubyure ngenzoge mbyozana na korope na nozi imodoka niba ngombwa nuhagire n'abana. Ariko Anita ari cyuka ko tuvugana. Abanekana namese na korope na. Ariko Anita, ngufitiye agakuru gashya. Ngambwira. Nimugoroba ngende nje kwandurura uzukuno byayenze Yagenze bite? Nagiye kwandurura noneho ngeze kuri ya meza ahandi mwikeri hirya nsanga mabuja na bosi bari gukora yivi na yivi. Biki? That's kuvuga. What? Nesa nitaraka ibintu vuze bisekeje.
sabyahe imeze nk'amahoro ngo birasekeye ariko nita nanago kinkunda nese ko kera watsikiraga ku mugati noneho una bosi yasika umuceri urumva ukama none se Anita kutakibengwa ariko Anita nako kinkunda ahubwo Anita kamubwira ndashaka ko hari ikindi kintu uzanga igiki ariko Anita akashaka kukubwira ite musipo ndabanyoza akashaka kukubwira ndabino mubwira akashaka kukubwira none se Anita ko nashakaga yuko twakora yivi na yivi bikize kandi ariko Anita waje kwirengagiza ariko Anita rese tuvuge ko ibintu bya yivi na yivi utabizi ariko mubwire icara hano ariko icara mbigusobanurire nese Anita nandi kukubwira ukuntu nagiye mu nzu nsanga mawe na bote bari gukora yivi na yivi none se Anita nako katugakora yivi na yivi ariko Anita waretse kwirengagiza nyine yivi na yivi ukuntu bayikora yivi na yivi baragenda bakajya mu cyumba Anita uzikoje wirira ko uvuye koga mwumva ibintu by'ibinyugunyugu biraje narabyumvise narakuye uvuye muri dusha Anita ariko nakoze ikibazo nageze Anita numvaga twakora yivi na yivi ariko Anita nawe rero usigaye ari umwana mubi ariko rero ntabwo navuze ntumvise ntasobanurira nyine ndikubwira yivi na yivi reka gusobanurira amagambo ahiye yivi na yivi ni hano ujya mu cyumba nyine yivi na yivi se yivi na yivi ntabwo ujya mu cyumba noneho wagerayo mukahisha nyine yivi na yivi umuntu akagira agakora hano yivi na yivi ukamanuka yivi na yivi ariko ufite ibiro byiza we cya yivi na yivi byaba ari byiza bana n'ibiraya hano ntabwo ari byose none se tukagira bikora ibibi tukagira tukabikora ariko se Anita ntako wabinkora ariko ndakibeshye ngigira kigira ngo ndi ikiremba byahe nari nashije none ubundi ikiremba ahubwo reka nsubireyo reka yivi na yivi ndayikora reka nsubireyo ako se kontumye mbishaka bana n'ibiraya hano mbishaka rwose urwo nturukire n'imiti ntibayifata ikiremba uyange noreka mubwire kugira ngo ureke kandi natari ikiremba iyo tugende yivi na yivi umwereke uburyo natari ikiremba urabyemeye tunabyemeye none se Anita reka mubwire njyewe rero buramfatiye wangahe none se waretse tukagira teka tubikorera ahangaha sibyo tubikore none se ufite agakingirizo ntabwo mfite none se Anita waretse tugakorera aho ngaho siko se reka tubikore sibyo Anita numva nabishatse reka tubikore nta kibazo agakingirizo tujye kukibonera hari ikibazo agakingirizo tujye kukibonera Byahatari na Anita bagiye batanditse hano hirya n'abantu bagiye bagera hirya kugira gute se turashize none. Tomate.